iyo uje kuri iyi platform uba wizeye ko byanga bikunda hari amateka yawe ashobora guhinduka mabi cyangwa meza. Uko byamera hose ubwo buryo bubiri nabibabwiye aho Ndimbati amateka ye yabaye mabi kuri kira gihe, nyamara byaturutse ku Isimbi TV. Nyamara Isimbi TV n'ubundi yahinduye ubuzima bw'abantu benshi, abantu barishima, abantu barahoberana, abantu babonana n'ababo. Kuri iyi nshuro rero ari mu mazi abira nyuma yo guha umwana na nyina ikiganiro. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirana amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka. Reka twongere tubahe ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka, tubahe ikaze abari mu bice bitandukanye by'u Rwanda, mwese mumererwe neza. Turavuga abari mu burasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo ndetse n'amajyaruguru, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali, abanyarwanda muri mu bice bitandukanye kandi byo mu isi, ndetse n'abumva ururimi dukoresha rw'ikinyarwanda. Mwese tubahe ikaze cyane kandi tubashimire cyane ku mwanya muduha umunsi ku munsi. Twishimira kubana namwe cyane ko muri abantu b'agaciro mu buzima bwacu. Kubana natwe ni ibintu bidasanzwe, kuko iyo ufashe akanya ukadukurikira uba uduhaye amaboko, uba wishimiye ibikorwa dukora, ariyo mpamvu tugushimira, hanyuma tukakwakira n'umugisha nyine uturuka ku Mana. Tubashimire cyane. Mu Rwanda hari kuvugwa rero inkuru nyinshi zitandukanye. Hari kuvugwa ibitaramo biteganyijwe by'umuhanzi Kidumu Kibido, umuhanzi mwakunze cyane hano muri East Africa ndetse no mu bihugu bidukikije bya Afurika, tutibagiwe n'indi migabane. Ni umugabo udasanzwe, umugabo ufite umuziki w'ibanga ushobora ukumva rwose urizihiwe. Kidumu akomoka mu gihugu cy'abaturanyi b'u Burundi, ariko akaba yibera mu gihugu cya Kenya, aho amaze igihe kitari gito cyane. Uyu muhanzi rero ntabwo ari we nshatse ko tuvugaho gusa, ndatekereza dukwiye kujya tubasangiza abahanzi b'abahanga kandi bagiye bahanga, benshi mukabakunda cyane, by'umwihariko uyu nguyu tugiye kuvugaho gato, ariko dushaka kugaruka ku nkuru cyane y'umunyamakuru wa Isimbi TV witwa Sabe. Ubu ari mu mazi abira, turaza kubigarukaho mu kanya, ariko tubabwire ko Kibido Kibuganizo, uyu nguyu akaba amaze imyaka 40 asohora indirimbo zitandukanye mu muhogo we utagira amakaraza, ahubwo umuhogo wumva ko ari umuhogo w'umunyafurika. Bavuga ko abanyafurika ari abantu b'abahanga cyane mu bijyanye no kuririmba, cyane ko imihogo yabo mu by'ukuri iba ari imihogo idasanzwe. N'umuhanzi rero ufite abamufasha mu bijyanye no gucuranga ibyuma bitandukanye benshi rwose, harimo n'amajwi meza y'abakobwa agoroye mu buryo budasanzwe. Uyu muhanzi rero akaba afite igitaramo hariya muri ka Kigali, igitaramo ntekereza ko buri wese azajya kujoyinga byinshi. Ntabwo twifuje kubibabwiraho cyane ko atatwishyuye, ariko kuba ari umunyafurika gusa birahagije kugira ngo tugire icyo tumuvugaho gitoya, cyane ko abahanzi ba Afurika n'abo mu rugo, abahanzi ba Afurika ni abantu dukwiye kumenya byinshi, ndetse nk'aba ngaba bubatse izina tukagira byinshi tubigiraho. Reka tugaruke ku muhanzi, tugaruke ku munyamakuru wa Isimbi TV, umunyamakuru umaze kubaka izina rikomeye hano mu Rwanda, by'umwihariko umaze kubaka izina rwose ku rubuga rwa YouTube Isimbi TV. Uyu munyamakuru ni umugabo ukora kuri kino gitangazamakuru, ndetse kikaba ari na kimwe mu migabane ye rwose, cyangwa se twavuga ngo ni igitangazamakuru cye Biro Official. Sabe Murungi Sabe akaba amaze igihe kitari gitoya mu mwuga w'itangazamakuru, aho rwose yanakoze ku bitangazamakuru bitandukanye, ariko tubanze twivugire ku gitangazamakuru cyitwa Igihe. Hano rero uyu mugabo akaba yarakoze kuri kino gitangazamakuru
nyuma aza gushinga urubuga rwa YouTube, urubuga rumaze kurenza subscribers miliyoni bamukurikira, ndetse by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda kuko ari byo biganiro byinshi cyane yatambutsa biri mu rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'ikirundi kuko yakira abaturanyi benshi b'i Burundi. Yagiye azamura abantu benshi batandukanye kandi yagiye afasha abantu benshi batandukanye bari bagiye bafite ibibazo bitandukanye byinshi rwose. Hari abagize ibibazo by'uburwayi budakira cyangwa se butakirira muri Afurika, ariko bageze kuri mikoro ya Murungi Sabin ubuzima bwaje guhinduka ndetse bagira icyizere cyo gukira, cyane ko benshi bagiye bafata za rutema ikirere bakajya kwivuza mu mahanga. Ntabwo twabura kuvuga ko yakoze ibikorwa byinshi, ndetse hari YouTube channel nyinshi hano mu Rwanda yagiye azamura, nazo ziragenda zigera ku rwego ba nyirazo bifuzaga bivuye kuri uyu mugabo Murungi Sabin. Ni umugabo ufite ijwi, nababwira ko ijwi rye rigera kure rwose rikazenguruka hari imigabane y'isi kuko byakugora kuba wabona umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se ufite telefone y'ikoranabuhanga wakubwira ko atazi Isimbi TV. Yakoze byinshi bitandukanye, yahinduye ubuzima bwinshi bw'abantu, mu by'ukuri baramushimira. Yagiye ahuza abantu bagiye baburana mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ni umugabo udasanzwe ariko kandi uzwiho guseka cyane, kandi ukumva ko biri kuva ku mutima. Uyu mugabo Murungi Sabin ntabwo nubwo bimeze bityo twavuga ko yagiye avugwaho byinshi bitandukanye, kandi rimwe na rimwe umuntu wese akanabyibazaho ugereranyije no kuba wanabihuza na bwa buzima bwe tubona nyine kuri mikoro cyangwa se na bwa buryo afashamo abantu benshi. Mwarabyumvise aho yagiranye n'umugabo Ndimbati uzwi cyane hano mu Rwanda mu bijyanye no gukina filime. Ndimbati muzi ko yagiye muri gereza, ariko byaturutse nanone ku nkuru Murungi Sabin yari yahaye umukobwa. Bivugwa ko Ndimbati yari yarateye inda. Akimara rero kumushyira kuri icyo gitangazamakuru, Ndimbati yahise ajya mu maboko ataraye, ndetse biragenda bimugeza imageragere. Ntekereza ko uyu munsi sinzi nimba Murungi Sabin azafata akanya akaganira na Ndimbati bagasubirana. Ako ni akantu kaciyemo ndetse karakomera ku bitangazamakuru bitandukanye, mwarabyumvise. Yavuzweho n'ibindi byinshi, ngo yasambanyije abana b'abakobwa. Ibyo mwarabyumvise bivugwa mu buryo bugiye butandukanye tutaje gusesengura, nabyo bimuvugwaho rwose biranatinda. Yavuzweho byinshi bitandukanye kandi benshi bagiye banabyandikaho, ndetse n'abanyamakuru babandi tuzi b'inkoramutima ze rwose bagiye babivugaho cyane ko social media rimwe na rimwe ikubita itababarira. Mugani wa muhanzi nawe wabiciye akabica rwose akanavugwa, ndetse mu itangazamakuru ko nawe ari karahabutaka ku bijyanye n'icyitwa umugore. Rwose yagiye anabyivugira ko hari abo yateye inda, hari na benshi kandi babyiyemereye, bamwe banyura no ku Isimbi TV, ndetse biza no kurangira ubuzima n'ubundi bwabo buhinduwe mu gihe uwitwa ko yabateye inda yari yarabujagaritse. Reka tujye ku ngingo rero yatuzanye, kuko uyu mugabo yakoze byinshi rwose. Ugiye ku rubuga rwe wahasanga byinshi yakoze. Akaba afite subscribers miliyoni y'ibihumbi 190 gutyo, ku buryo ushobora kukubwira ko kano kanya ibihumbi 100 miliyoni 1,200,000 kano kanya tuvugana ushobora kugira gutyo ukabona abo subscribers baruzuye ku Isimbi TV. Inkuru rero iri gucicikana, kandi nakubwira ko impamvu natangiye nkubwira ngo ari mu mazi abira nuko burya hano kuri social media abantu baravuga, abantu bakavuga ibitandukanye, yewe bagasererezanya, bagatukana, bakajombana amagambo ndetse ababaje, ubundi bagataginga ribu, bakazana foto y'umuvugizi wa ribu bakayashyira, mbese bakatsa umuriro rwose, ukabibona ko umuriro watse. Ariko ababyeyi b'igihugu babandi tuvuga ngo bari mu nzego nkuru z'igihugu ni gake cyane rwose bashobora kubivugaho. Ariko kuri iyi nshuro impamvu nakubwiye ngo Murungi Sabin ari mu mazi abira. Murungi Sabin rero muri kino cyumweru
agize gutya ahaye ikiganiro umwana muto cyane uri kumwe na nyina wamubyaye. Nyina avuga byinshi igihe yasamaga inda y'uyu mwana, ukumva ko mu by'ukuri harimo ikintu twakita ko ari agahinda. Ni umuntu ukeneye impuhwe, ni umuntu koko ukeneye guhumurizwa, kandi koko Isimbi TV nababwiye ko irabikora. Iyo uje kuri iyi platform uba wizeye ko byanga bikunda hari amateka yawe ashobora guhinduka mabi cyangwa meza. Uko byamera kose, ubwo buryo bubiri nabibabwiye aho Ndimbati amateka ye yabaye mabi kuri kiriya gihe, nyamara byaturutse ku Isimbi TV. Nyamara Isimbi TV n'ubundi yahinduye ubuzima bw'abantu benshi, abantu barishima, abantu barahoberana, abantu babonana n'ababo. Kuri iyi nshuro rero ari mu mazi abira nyuma yo guha umwana na nyina ikiganiro, ariko aho yaje kuganira n'uwo mwana amubaza amagambo akomeye cyane kuri Titi Brown ndetse na Miss Nyambo, bivugwa ko bari mu rukundo, yewe bo bakaba bavuga ko ari inshuti zisanzwe, ariko ku muntu ubibona nubwo bavuga ko ari inshuti zisanzwe, ariko imagination ibaho. Hari umuhanzi umwe uririmba indirimbo za gospel hano muri Kiliziya Gatolika yitwa Salomo yagize gutya aririmbana n'umukobwa igihe kirekire, bagakorana amaseni atandukanye, yewe abataye ibitangazamakuru bikababaza ati mbe ntabwo muri mu rukundo, bagahakana. Ariko ejo bundi batunguye abantu bakora ubukwe, uyu munsi ni umugabo n'umugore. Nta nubwo twavuga ko ibyabo hari aho byageze bya Titi Brown ndetse na Miss Nyambo, bigaragara ko ibyabo byo byamaze kwambuka imipaka. Urabasangana inshuro nyinshi, ushaka kugera kuri Nyambo wanyura kuri Titi Brown, ushaka kugera kuri Titi Brown wanyura kuri Rambo, mbese nk'uko ushaka umugabo n'umugore. Kuri iyi nshuro rero Sabe yaje kubaza umwana muto cyane, amubaza byinshi ntashaka kuvuga ku bijyanye n'urukundo. Niba ushaka uraza kunyarukira ku Isimbi maze wumve byinshi yaganiriye n'uwo mwana, kandi koko kumva ko professional cyangwa se professionnel nka Sabe hari akantu gato rwose wumva ko yibagiwe kinyamwuga. Yamubajije icyo nakita ko giteye isoni ku mwana ugereranyije n'imyaka ye, kuko bigaragara ko uwo mwana yashoboraga kubazwa utubazo tw'abana tworoheje, ariko rwose Sabe yamubajije ibibazo by'abantu bakuru, agera ubwo amubaza nimba nawe yakinjira mu rukundo. Umwana arahakana, mubaza utuntu twinshi cyane cyane kuri Titi Brown, nkuko nawe umuntu yakubaza kuri Titi Brown ndetse na Nyambo, kandi uri umuntu mukuru ukavuga ati dusesengure, ese koko ubona bari mu rukundo, ese wowe ubona biriya bakora wabikora? Amubaza ibintu rero bikomeye, maze umuyobozi mushya wa RGB ushyizweho muri iyi manda nyuma y'uko dutoye perezida wa repubulika, maze agira icyo abivugaho. Ntabwo bisanzwe rero ko ababyeyi bakuru b'igihugu cyangwa se abari mu nzego nkuru z'igihugu cyacu bagira ibyo bavuga ku bijyanye na social media, ndetse banagarutse baranavuga bati mu by'ukuri ibitangazamakuru byinshi bigerageza gukurikiza amategeko, ariko ibikorera kuri internet byo wapi. Bikanavuga ko hagiye gucishwamwo icyo twakita hagiye kuganirizwa, hagiye gutangwa message y'uburyo aba social media cyangwa se abanyamakuru bakorera kuri internet bakwiye kumenya uko bakora. Gusa ntabwo twabura kuvuga ko Sabe ayo mategeko arayazi, ko yagiye akoresha amakarita y'ibitangazamakuru bizwi mu gihugu, ndetse professionally imyaka ye irumvikana mu gihe amaze mu itangazamakuru. Ikindi kandi nuko kugeza uyu munsi yayoboye igitangazamakuru gikomeye mu Rwanda. Ayo mategeko arayazi, gusa sinzi nimba ari bya bindi mu Kinyarwanda bavuga ngo umuntu aravuga ariko akageraho akanasobwa. Umuntu aravuga akageraho akanasobwa. Sabe kuri iyi nshuro navuga ko yarasobwe mu magambo, anyuranya ukuri kwe, anyuranya amagambo abaza abantu benshi batandukanye, yirengagiza ko kuri iyo nshuro yakiriye umwana muto cyane, umwana twagereranya n'uwe, amubaza ibibazo donc bisa naho bigaragara ko byanga bikunda ari umwe mu bari gukeya uko abana nabo bakwiriye kwinjira mu rukundo. N'amagambo rero yateje saga ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Gusa ibitangazamakuru twavuga ko biriho bigenda bisatira Sabe nabyo bikorera kuri murandasi cyane, bikaba n'inshuti z'akadasohoka ko mu Rwanda habaho ikintu
twavuga kimeze nko gukundirana, iyo abantu bari mu rugero rumwe, ariko nta n'icyo ndatwaye mu kinyarwanda bajya bavuga ko amaboko atareshya ntaramukanya, usibye ko ngewe sinjya mbishyigikira, ntabwo njya mbishyigikira amaboko atareshya araramukanya. Mujya mubona umukuru w'igihugu aho amanuka rwose akaramukanya n'abaturage akanabaha n'inka. Ubwo rero twavuga ko uwo mugani uwawuciye nawe yagize gute, yarasobwe. Ibitangazamakuru rero byinshi twavuga ko bikomeye, harimo nka za Cita, harimo nka za 3D TV, n'ibindi bitangazamakuru The Choice n'ibindi, cyangwa se Irene Empire, ntabwo bari kugira icyo babivugaho, ariko nakubwira ko umuvugizi cyangwa se umuyobozi w'ikigo cya RGB, umuyobozi w'ikigo cy'imiyoborere RGB yabivuzeho kandi avuga ababaye. Benshi rero banabyanditse, batanga ibitekerezo bitandukanye rwose, bavuga ko Sabe akwiriye gukurikiranwa mu mategeko kugira ngo aryozwe amagambo yabajije uwo mwana. Reka dutegereze turebe ko Murungi Sabe aza kuba umugabo ushobora kubwira abanyarwanda ati rwose nasobwe kandi ndasaba imbabazi, cyane ko ni umugabo ntekereza ko kuvuga ngo asabye imbabazi mu bantu 10 ushobora kuzimwima uri umwe. Mbashimire cyane, mbashimire kandi mbifuriza amagara mazima, mbifuriza kugubwa neza cyane, mbifuriza impagarike n'ubugingo, ibyo mukora byose ni ukuri Imana ijye ibiha umugisha utagabanyije. Ikindi mbifuriza nuko mu gihe tugezemo gikomeye cyane, aho abantu benshi bari kurira mu rusobe rw'ibisobeka imitima yabo kandi bakabangamirwa umunsi ku munsi, muze twiyegereze Imana turusheho kugubwa neza, kuko Imana niyo yonyine ishobora kuzadukiza ingorane n'ubuzima turimo. Kabone nubwo waba ufite amafaranga ameze gute, abantu b'Imana barababaye, abantu bose barababaye kabisa, kandi abantu bose ni bamwe. Mbashimire nshuti, kandi ni ukuri nimba warakoze subscribe wagize neza cyane, wagize neza, warakoze. Nimba utarayikora nyaboneka, kuduteza intambwe ni urukundo, ariko kandi nanone bikava ku mutima wawe, kuko gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Dukore subscribe, ibisigaye Imana iguhe umugisha. Nitwa Emmanuel Kanani, ibiganiro byacu nakagaruka. Dore igitangaza mu misozi y'u Rwagasabo, ni umuvuzi gakondo uvura kinyamwuga kandi by'umuco, wabeshywe na benshi. Ngwino mugirane amasezerano akuvure, uzamwishyura ibibazo byawe byamaze gukemuka.